mu by'ukuri ikintu turimo gushaka kuganira kugira ngo turungurane ibitekerezo cyangwa dukangurirane cyangwa dukangure tugire ubukangurambaga nuko impanuka zo mu muhanda ku isi hose ikigereranyo gitangwa ku isi hose impanuka zo mu muhanda zihitana ndetse zigakomeretsa abantu ku buryo izi mpanuka zigereranywa n'ibindi byorezo bijya bibaho bihitana abantu bikagaragara ko ingaruka z'impanuka zo mu muhanda ari ugutakaza ubuzima ari gukomereka ikabije ndetse no gukomereka byoroheje biri ku rwego ruhungabanya umutekano biri ku rwego ruvutsa abantu ubuzima ugereranyije n'ibindi byorezo bibaho ku isi. Ikigereranyo cyerekana ko abantu barenga miliyoni bapfa buri mwaka ndavuga ku isi hose bazize impanuka zo mu muhanda ndetse icyo kigereranyo ku isi hose kikerekana ko impanuka zo mu muhanda zigira ingaruka mbi ku bukungu bw'ibihugu ku kigereranyo cya 3%, kuvuga ngo ibigenda mu kuvuza ababa bakomeretse, mu gusana ibiba byangiritse, umutungo ugenda mu bwishingizi, umutungo ugenda ku barwaza, uko umurwaza agomba guteka, agomba kugabura, agomba kugemura, agomba ndetse n'umutungo dutakaza muri icyo gihe cyose cy'umuntu wakomeretse bari igihe atari mu kazi, uwo mutungo ni mwinshi cyane. Kundi turamutse twirinze tukagerayo amahoro, twarengera uwo mutungo ugenda utangwa ku bantu baba bakomeretse n'abandi baba baguye mu mpanuka. Kandi birashoboka ko twabyirinda